Nongeye kubaha ikaze no kubasuhuza. Ni Eric Worshipper, umuhungu wanyu ugarutse. Nshimire cyane ku bamaze gukora subscribe, Imana ibahe umugisha. Kandi n'abatarayikora nabo mbasaba kugira ngo bayikore, dukomeze kubana. Mbagezaho ubutumwa bwiza n'inkuru nziza za Yesu Kristo. Mu kiganiro duheruka ubushize nari nababwiye ko nzababwira ese ni iki kigenga ubuzima bwawe. Muri iyi si utuyemo ni iki kiri kukuyobora, ni iki kigenga imibereho yawe, ni iki kigutwaje igitugu, ese ni iki ushyira imbere y'ibindi, ni iki ubanza, ni iki mbega ushobora kudakora ukumva biracitse, cyangwa se ni ikibazo, ni iki? Ndagira ngo usabe ngo utege amatwi kandi ntucikwe. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tubigendanemo neza, ntugacikwe n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi mba nakuzanye. Nk'uko mubizi rero, ngitangira mbanza kubaha umurongo mugenderaho bitewe n'inkuru nabazaniye. Aha rero ndagira ngo dusome mu mubwiriza, igitabo cy'umubwiriza, ibice 4 umurongo wa 4. Haragira hati: nsubiye inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera, ububasha bwari bufitwe n'ababarenganyaga, kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Ndagira ngo nkubwire rero wowe uri kunyumva, wowe nkurikiye, wowe wemeye gufatanya nanjye uru rugendo rwo kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hari igihe muri iyi si utuyemo uyu munsi wa none ntukigire uwakuvuganira, ni we barenganya, ni we baciraho iteka, ni we ucirwaho imigani. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo na kera byahozeho, ariko uwihishe mu Mana akihisha muri Yesu Kristo abasha kumurengera muri byose. Kuko Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka abasha kumukiza muri byose. Kandi intumwa y'Imana Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ati turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi arongera arababwira ngo nshobozwa byose na Kristo mo imbaraga. Ndagira ngo usabe rero ngo ukomere, ushikame, uhamagare uyu munsi, wenda hari uwakumva. Nusoma muri Yobu ibice 5 uhere ku murongo wa 1, iyo nkuru nkubwiye nayo urayihasanga. Aho hagira hati: hamagara noneho hari uwagusubiza, uwo mubera watabaza ni uwuhe? Kuko umuzinya wica umupfapfa, kandi ishyari ryica ubuza ubwenge. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mva mu buturo bwe. Nicaka ndekeraho, gusa hano harimo ubutumwa nawe wumvise. Hamagara uyu munsi wa none, tabaza Yesu, hamagara Imana, hari uwakumva. Bamwe bajya biringira abantu, abandi biringira amafaranga, amashuri n'imiryango. Ese ngo uwo mubera watabaza ninde? Ntihari igihe uhamagara ababyeyi bawe nabo bakakwihorera? Ntuhamagara inshuti zikakuvaho? Hari inshuti uba ufite igihe ukize, ufite akazi keza, ariko wamara kukabura nazo ukazibura, zikagendana nako. Izo nta nshuti zirimo. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo inshuti ni Yesu, ya yindi izankurikira ngeze no ku gituro cyanjye, imwe izamperekeza, izindi zigerayo zigashyiraho ibitaka kumva, zigashyiraho indabo, ariko zigasubirayo. Gusa Yesu we muranajyana, kuko Yesu yatubereye irembo ry'urupfu kugira ngo natwe tuzarunyuremo, ariko umunsi tuzumva impanda y'Uwiteka twese tuzakanguka. Ubundi mu buzima busanzwe, ubuzima bw'umuntu bugira ikibugenga. Kugenga ikintu ni ukukiyobora, ni cya gihe nyine ugitwara uko ushaka. Urugero, iyo utwaye imodoka uba uri kuyigenga, ni wowe uba uyiyoboye, ukagitegeka aho kijya, ukacyereka inzira. None se ubuzima bwawe bwo bugengwa n'iki? Icyo kibazo kibaze wowe gusa kandi wisubize. Ubu aka kanya uri kunyumva ushobora kuba ufite ikibazo, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi bikuvuna, akazi uri gutunganya uri kumaranira kugasoza, icyo gihe akaba ari byo birimo kugukoresha. Ushobora kandi nanone kuba uri gukoreshwa n'ibintu byakubayeho kera,
aka kanya akaba ari byo biri kukuyobora, cyangwa ibintu uhora wikanga, cyangwa ibyo wemera utarabitekerejeho. Urugero, hari igihe ushobora kuba kera warahuye n'ihungabana runaka bitewe n'amateka yakubayeho, ukaba kubyibagirwa byaranze, akaba ari by'aka kanya biri kukuyobora. Niba se waragiranye ikibazo n'umuntu ukumva iteka uzahorana ugirana ibibazo n'abantu, niba waragambaniwe n'inshuti ukumva nta nshuti ugikeneye mu buzima bwawe kuko zakugambaniye, ukumva zose urazanze, niba se waremereye umuntu ikintu utagitekerejeho neza nyuma bikanga, bikaba bikikugaruka ukumva ufitemo akantu k'ipfunwe. Ngiye kuguha ingero 5, ibintu 5 nabonye bigenga ubuzima bw'abantu benshi. Icya mbere, abantu bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Bene abo bantu bamara ubuzima bwabo bicuza ibyaha bakoze, bagerageza guhisha isoni z'amateka yabo. Abantu bagengwa n'umutima ubacira urubanza ni imbata z'ibyo bibuka. Icyo gihe baba baremereye ibyahise bikagenga ejo hazaza habo. Icyo gihe baba barishyize mu gihano batarabitekerejeho, bakivutsa ibyiza bari kuzageraho byose imbere habo hazaza. Ndaguha urugero. Ubwo Gahini yakoraga icyaha cyo kwica murumuna wa Abeli, umutima we wiciye urubanza ako kanya umutandukanya n'Imana. Amaherezo Imana iramubwira iti, genda uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Abantu benshi nuko babayeho muri iyi minsi, bagenda mu buzima nk'inzererezi batagira intego. Ndagira ngo nkubwire, wikwemera guheranwa n'ahahise ngo uhice ejo hawe hazaza. Ushobora kuba waravutse uri umukene, nibyo ntabwo ari amakosa yawe, ariko nusaza ukennye byo ni amakosa yawe. Ibihe byashize nibyo byatugize uko turi ubu, ariko si ngombwa ko tuba imbata z'amateka yacu. Ntabwo imigambi y'Imana itangirwa n'ibyo wanyuzemo. Uko Imana yafashe umunyabwoba nka Gideyoni ikamuhinduramo intwari idatinya, niko ishobora nawe kugukoresha ibintu bihambaye mu isi muri iki gihe usigaranye cyo kubaho. Imana guha abantu itangiriro rishya ry'ubuzima ni ishyaka kuri yo. Ndaguha urugero. Bibiliya iravuga ngo, mbega amahirwe y'umuntu wababariwe ibyaha, mbega umugisha w'umuntu watuye ibyaha by'Imana ikamukuraho urubanza. Iyo usomye mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, igice 1 umurongo wa 8 haravuga ngo, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ndagira ngo ngusabe rero uhereye umunsi wa none urushaho kwizera Kristo n'imbaraga ze, bizere ko yagupfiriye akakwitangira ku musaraba. Warabambwa wowe urabamburwa, apfa mu cyimbo cyawe, apfa mu mwanya wawe. Umwizere rero aba ari we ugenga ubuzima bwawe, ahubwo ubuzima bwawe ntibugengwe n'amafaranga, icyubahiro cyangwa se amashuri, ahubwo ibiharire Kristo. Nanone iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 3 umurongo wa 6 haravuga ngo, umurongo wa 16 haravuga ngo, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? None niba umwuka w'Imana ari muri wowe, ukaba uri urusengero rw'Imana, kuki utareka nyirarwo ngo arugenge, aba ari we urugenzura, aba ari we utwara ubuzima bwawe? Yesu tuzi neza ko adahemuka kandi ari inshuti nziza. Ntawe nzi wamwizeye yahemukiye. Niyo mpamvu nawe ukwiye kumuha ubugingo bwawe, ubuzima bwawe akaba ari we ubugenga. Abantu benshi bagengwa n'inzika n'umujinya, bene abo baziritse ku byakomerekeje kandi ntibashake kubyibagirwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo, muri Yobu, mu gitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wa 2, kuko umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Ntukagirire ishyari mugenzi wawe kandi ntukagire umujinya,
kugira ngo inkota y'Uwiteka itazakurya. Ahubwo wongere usome Yobu 5:8 haravuga ngo ariko jye ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo mpamvu nkubwira ngo ibyawe ubyegurira Imana, reka Imana abe ariyo itwara ubuzima bwawe, abe ariyo igenga ibyawe byose. Abo bantu ngo aho kugira ngo bareke agahinda bababarira babahemukiye, ahubwo barahora bagacunda mu bitekerezo byabo. Abantu bamwe bagengwa n'inzika bagafungwa, umujinya bakawuhisha mu nda, abandi bagatomboka umujinya bakawutura ku bandi. Iyo myitwarire yombi yonona ubuzima kandi nta n'umwe igirira akamaro. Inzika nk'iyo ikugirira nabi kurusha uko ugirira nabi uwo warakariye. Uwaguteye kurakara ashobora kuba atakibuka ko yakubabaje, akaba yikomereje ubuzima, naho wowe ugakomeza gushengurwa n'intimba wiziritse ku byahise. Reka nkubwire, abakugiriye nabi mu gihe cyashize ntibashobora gukomeza kukubabaza, keretse iyo wihambiriye ku mubabaro baguteye kubwo kwibuka iyo nzika. Ibyahise byarahise, nta gishobora kubihindura na kimwe. Nta kindi ubusharire bwakumarira uretse kukwicisha umubabaro gusa, igakwigirira neza. Ibyakubayeho bikuremo isomo icyo gusa, hanyuma uve ku mujinya, kuko Bibiliya iravuga ngo umujinya wipfa umupfapfa, kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Reka nkubwire ngo utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukomeze gukurikira ubutumwa bwiza nk'ubu ngubu. Mu kiganiro cy'ubutaha nzaza nkubwira kandi ibindi bintu 4 bisigaye biranga cyangwa se bugenga ubuzima bw'abantu benshi kuri iyi si.